Okay, kesi ya Theo ifitemo angle nyinshi mu mutwe wanjye. Umutwe wanjye na n'ubu sindemera ko yahunze, ariko twaganiriye namubajije arabyemera. Baza na Oswa Kim, yego nawe arambwira ati umutipe yaciyeho. Noneho rero kuwa kabiri ndi Nyarutarama nabonye indi version imbwira iti Manirakiza ari mu kazi, hari abantu bamuhaye amafaranga ngo asebye uriya muherwe. Iyo ni version navanye hari Nyarutarama yego kuwa kabiri. Ati ari mu kazi, ati ni nayo mpamvu yirinze gufata amafaranga y'umuherwe, ati kuko hari urundi ruhande rwamuhaye arenzayo, ariko rutari urwo kwa Noheli nanone. yego Hagati atari umuryango wo kwa Noheli, atari n'umuryango w'umuherwe, abandi bashamikiye ku muherwe. Bashamikiye ku muherwe mu buryo bumeze bute butari bwiza. Butari bwiza, batagamije ko umuherwe akomeza kuba umuherwe, ariko ubu bagira ngo ntago tuzi ubwenge. Ibyo byose biteye ibimetero wasangamo imizinga yavamo imyimana. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Marakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugarutsemo na mwarimu wacu, twari tumaze iminsi tutaboneka ahangaha kuri uyu muyoboro, ariko hari ibindi by'ingenzi nabyo twari turimo. Mwari uraho mu gutangira ikiganiro wisomera ku mazi gake gake ari mu icupa ryiza rya KOP. Nta gusoma ku mazi. Shimire mama KOP shahu wayantekereye. Mama KOP rwose turagushimiye cyane ku gikorwa cyiza wakoze. Ahubwo nibagiwe. Hari abantu bari bansabye tuno tugurude. Turahari abadushaka twarabonetse. Mu rugo turahari rwose. Bazajye banyura abadukeneye bajye bambwira. Ikibazo ni uburyo bwo kutubagezaho. Si delivery se. Ntabwo ari uko. Ntabwo ari uko, ngiye ngomba kukamwihera. Ngomba kugaha n'uwo nzi. Nta delivery. Bimutega moto ngo jyana aha. None se uzagashaka nzakamwegereza. None se abaye ari Rusizi. Rusizi si mu Rwanda. Uzagafata ugira Rusizi. Tabyihorera ibyo ngibyo rwose. None ntabwo ari ukutanga gutya gusa. Aho yaba ari hose. Icyambere nuko uw'agaciro kuko ari umukeopi. Ubu rero n'uw'agaciro ntabwo ari uwo gutumaho moto. Ngeze kutakampaye. Waragasabye se? Ariko nta mafaranga bayide. Ntabwo bibona ko mfite inyota. Ariko nta mafaranga. Inyota se. Niko. Ubundi se wowe uri umukeopi? Wo mu mutima. Ayinya. Ko tubazira. Ngende umukeopi. Okay. Ngende umukeopi rwose wo ku mutima. Yego umeze neza se? Sava. Yego umaze iminsi mu biki? Maze iminsi muri gahunda nyinshi zijyanye nabwo se muke. Hariya duheruka gukora kuwa mbere. Kuwa kabiri ntiwabonetse. Kuwa kabiri nari mu nama ya UPR ya Karado. Tuvuga ku imyanzuro nama amarekomandasiyo ibyo basabye iby'ibihugu byasabye u Rwanda. UPR burya n'abantu ntago bayizi, ariko nzazana n'ibiganiro byinshi hano. UPR ni iyo bita Universal Periodic Review, ni isuzuma ngarukagihe ibihugu bisuzumana ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo ari iby'ubukungu, ntabwo ari ikintu uburenganzira bwa muntu, ariko n'uburenganzira ku bukungu nabwo bubamo.
nubwo ibyo twebwe bitaturebaga, twarebaga kuko byari bya societe civile, ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nubwo gutanga ibitekerezo no mu bya politiki. Nibyo twarebaga, tureba ibyo basabye u Rwanda uko ikorwa, tuzabisobanura twabigennye, ariko buri gihugu gifite ibindi bihugu bitatu bigisuzuma, bigasuzuma ibyo bakoze. Buri myaka 5 bajya kubidefanda i Geneve ku cyicaro gikuru cy'uburenganzira bwa muntu, hanyuma igihugu kikisobanura, hanyuma cyamara kwisobanura bagasuzuma, bakongera bagatanga izindi nama mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Niho hagiye hava amategeko hamwe namwe, hari ibintu by'ubona yewe ahubwo ni byose nibanza n'ibya ngira ngo itegeko ryo gucuruza abantu ryavuye muri izo recommandation. Hari byinshi nyine igihugu kigenda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, imifungirwe. N'iyi gahunda y'ubuhuza ishobora kuba ariho ikomoka kubera ubucucike mu magereza. Nanishimira amakuru mfite mashya, ariko uzabona umwanya wo kubikoramo ibiganiro. Hari amakuru mashya mfite yuko ku bijyanye na gatanya igabana ry'umutungo naryo rigomba kujya rica mu buhuza. Ntago biraba itegeko, ariko ni ubuhuza, kuko kugabana imitungo benshi babihomberagamo cyangwa bamwe bakaryamira abandi nabo bakabyungukiramo. Yego, ariko hakaba n'igihe bose bahombye, kuko niba mugurije inzu ya miliyoni 100 bakabatera 15 mwembi murahombye. Ariko hakaba igihe wenda umwe muri mwebwe ari uyiguze tagahomba. Donc nabyo bizajya bica mu buhuza, banakonsidera abana. Ngira ngo mu mibare mike bampaye ako nibukamo nuko ngo muri kuno kwezi hari imanza nibura 300 zigabana ry'imitungo ya gatanya zaciye mu buhuza. Raporo nzayibona, ariko na wa mugabo yanyemereye ikiganiro. Reka rero no kwigora, tuzajya kugikora, tuzajya kuri ADR, tuzajya kugikora mu cyumweru gitaha. Yego, good. Ubwo naringeze urugeze kuwa kabiri nimugoroba. Yego, kuwa kabiri nimugoroba nahise njya Rubavu, nabyo bisa n'ibijyanye n'ibyo dukora ku bijyanye, twari tugiye kwigira hamwe ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ariko ubwo harimo ibice byinshi, harimo impamvu uko bigenda n'inkurikizi, cyane cyane ibijyanye na trauma. Nungutse byinshi we. Reka nguha akagero gatoya kihuse, ndaza kuguha akavideo ariko uze kugakata bigukundira. Twize ku bijyanye na trauma, ihungabana kubera ibiba bitagenda, ni icyo ngicyo. Ubundi ihungabana twabyita nka déséquilibre. Ubundi guhungabana ni nkuko n'igiti kiba kinyeganyega. Buriya nacyo kiba gihungabana, nuko guhungabana kw'igiti nibwo buzima bwacyo. Ubwo ni buzima bwacyo, kugira kituzanira umuyaga, nicyo gishinzwe. Ariko guhungabana kw'inzu ikazana imisate, aho haba harimo ikibazo. Yego. So guhungabana k'umuntu rero nawe ni nko kumera nka cya giti, ubyumva? None ugasanga amarangamutima n'intekerezo ntago biri guhura n'umubiri. Intekerezo zafezwa n'iki? Ni bya bintu nkora nkubwira: ubujiji, ubukene, ubutabera, akarengane. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ushobora guhungabana kubera ukennye, utabasha kubona ibyo uha abana cyangwa ibyo wambara. Ushobora guhungabana kubera ko ibintu bimwe utabizi, ku bujiji. Ushobora no guhungabana kubera ko nk'ubu niba waje n'amaguru, niba wavuye Nyamirambo n'amaguru ukabura moto, nta karengane wagize, kuko umuganda w'uno munsi wagomba gukorerwa mu ngo. Batanze itangazo ko ubuzima buzakomeza, none wowe wabuze moto. Ubwo hari ahantu bakugiriye akarengane. Niba ugiye mu muhanda ukabura moto, nta karengane. Ukuntu nageze hanananiwe, jitema bakurenganyije. Nibyo n'urugero nguhaye. Akarengane si uvuga ngo nakubiswe nagize gute. Kuba waje n'amaguru kandi wari ufite aya moto ukabura moto mu muhanda, warenganye. So ibyo rero, ibyo bitatu n'ibindi nibyo bihungabanya umuntu, ugahungabana
kuko icyo uri gushaka kugira ngo ube uhagaze wemye nk'ipoto nuko ibyo ukeneye byose ubibona ukabonera igihe sibyo uko ubishaka ntabwo mvuze ibyo wifuza ibyo ukeneye wabyumvise yego kwa Dashim tugira ihame rivuga ngo umukire nukenera bike wabyumvise nukenera bike akabibona nuko ise wongeraho ako kantu ngiye kukubaza ngo hari umuntu ubona ibintu byose yifuza kwifuza nabikuyeho niyo itakongeraho kwifuza nabyo bitera turuma oya nyine wari wumvise nabi navuze gukenera no kwifuza biratandukanye ese umwana wa primaire yifuza indege iyo nayo ni indi turuma azahita sara burundu ntago bishoboka mu bintu bitera turuma nino nuvuga ngo iby'ingenzi ukeneye ushobora kugira turuma kubera ushobora guhungabana kubera ko iby'ingenzi ukeneye utari kubibona ufite umwana w'uruhinja umugore arwaye ibere ntubasha kugura amata urahungabanya ariko ni kwifuza byo ni irindi hungabana uba witeye we ku giti cyawe satisfaction d'abord harya mu rugero mu kanya tuvuga kuri Shadibu na wa mwana aha ndabyibutse ibyo washaka kuvuga umuntu araguza amafaranga yo gukora anniversaire ya Sheri yo gusohokana Sheri gusohoka muri bezwe ni bezwe ya gatatu ku rwego rwa gatatu hari bezwe primaire zibanze kubaho guhumeka kurya ibyo buri wese arabyemerewe hakaza bezwe secondaire zirimo kwambara gutura heza kwiga kwivuza n'ibindi ibyo biza ku rwego rwa kabiri nabyo si ibya buri wese ariko bya bindi byibanze ubibuze wapfa ibyo ni ibya buri wese noneho rero gusohoka gutembera kujya kunywera mu kabari guhindura amahoteli ibyo ni bezwe no gukina meme ni bezwe tertiaire ku rwego rwa gatatu none urajya kuguza amafaranga ushobora kuguza amafaranga minerivare y'umwana ni ku rwego rwa kabiri ushobora kuguza amafaranga wubaka inzu gutura iwawe ni bezwe gutura ni bezwe ya kabiri ya secondaire ego none urajya kuguza ayo gusohokana inshuti cyangwa ayo gukora ubukwe iyo ni urwego rwa gatatu ubukwe egare ya mihango ntabwo ugiye uri wenyine n'abantu batatu cyangwa bane kwa gitifu arabasezeranye cyane kwa padiri niyo wagenda wenyine ufite pare na marene birahagije ubukwe ni ubwo ngubwo buri hano hirya iyo ni tertiaire amasare ihema orchestre itorero ibiporezo kandi musanzwe muporeza iwanyu ukajya kuguza ngo ukore ubukwe ni tertiaire ntabwo wakabaye uyaguza ni ikintu wakora ugifite it's okay ni ukwishima ni ruwazira ni ukwishima uyafite wabikora ariko ntabwo utayafite ntacyo waba ntabwo byatuma umugore mudatana ngo murarane mu gitanda nta n'uruhare byagira mu gutera inda kwanyu mu gutanga ubuzima noneho mu byo twize byahungabana batubwira ukuntu bidebusha ubundi hari ihungabana n'ihahamuka umwarimu muri kaminuza yabisobanuye neza avuga ko ihahamuka ni ihungabana ryageze mu bikorwa hari ihungabana ubana nabyo nyine wabuze moto wahungabanye uratega ugira gute umuntu akwambuye ufite ubukene urabyumva ariko ukabasha kubana nabyo buriya twese turoma turayigira ariko buri wese afite iyo ku rwego rwe kandi duhiganwa kuyigaragaza iyo igiye hanze rero biba byabaye ihahamuka ihungabana mu bikorwa egare ihahamuka niko batubwiye kandi nibyo mu bikorwa nyine ugatangira utangiye kugenda wivugisha mu muhanda kurara udasinziriye ukajya urara uboroga cyangwa se ukajya ubona abajura batari bo
ukajya wikanga mu bikorwa bikakuga donc nukubonye akavuga ati byahindutse. yego Iryo ni hamwe. Noneho batubwira akantu ko kwiyahura nihuse kugira ngo tujye ku ntego. batwigishije twize ngo imibare myinshi y'abantu biyahura ni abagabo ko biba byabarenze, n'abagore bariyahura ariko ukumve neza kuko bakatubwiye muri teori bucya nkabona baravuga ngo umugabo ugiye impamvu imibare y'abagabo biyahura ariyo iba myinshi nuko bo bagira success bariyahura bigakunda parce que ni umwanzuro baba bafashe. Naho abagore kwiyahura icyo baba bagamije si success, baba bagamije gutera imbabazi, attention ngo arebe niba hari abamufitiye impuhwe kandi ndiyahura akabibwira umugabo akabibwira abana akagira gute agafata umuti w'inyanya akasukamo utuzi kandi arabizi ko supaguru itamuraza. Donc abagore bajya kwiyahura bagira ngo bakurure attention, ntago bagamije gupfa burundu, bagira ngo bakurure attention barebe niba hari abantu babitayeho, kabanza uwo bavukana uwo bashakanye nono na rubanda basigaye. Niyo mpamvu imibare rero iba mikeya y'abagore ku bagabo, abagabo yabipanze biraba direct ariko abagore birayeshuha kubera iki bigera hagati akabonamo abantu koko ntabwo wabura abantu bose. Donc hari ukubona akagutesha cyangwa se nawe waje nta determination, urabyumva. Noneho abagore bo barokoka kwiyahura kuko babikora nabi ofete, nicyo bishatse kuvuga. Babikora nabi bagakoresha uburyo bworoheje, nta kwimanika ku ipoto, nta gusimbuka inyubako, n'utuntu tworoheje. Niyo miti nayo ifunguye ari kugira ngo arebe niba hari umuntu umufitiye impuhwe, agatangira yanajya no ku ipoto akazamuka ahamagara abantu yereka abantu ati mwambonye ko ndi kuzamuka murabona ko negera insinga ariko se nibiki wagarutse dore niba. Donc abagore nabo bariyahura ariko bo bigapfuba kubera ko ntago baba biyemeje bagira ngo barebe ahubwo ko rubanda ibafitiye impuhwe. Yego bwarakeye biraba rero. Ejo umugore trauma irahari, umugore araza Gisenyi kuri plage, azana umwenda wo kogana, yari yambaye ubundi yari afite agakanzu k'umukara karimo elastique ifite amataye, ariko azana na ka maillot de bain, niba arako yakuyaho niba arako yari yazanye simbizi ka pink. Urumva? Yego. Araza ajya mu Kivu, abanza yicara ku mucanga, abanzamo amaguru, agenda abanzamo amaguru, agenda kuruza akabuno, yinjiramo agera ahantu hamusumba abantu batarabimenya. None atangiye kwigaragura, aparama twabonaga ari nk'uwasinze, ariko byose byashanga byari bivanze. Noneho abahungu bari mu Kivu bo bazi koga, babona movement ari gukora ntago zizwi muri natation. Atangiye kwibira umuhungu umwe baramucakiye, amucakira n'ubundi muri forume itari nziza nyine, yaramufashe hano, ubona umugore areremba ikibuno cye gikoze kuri wa muhungu. Urabyumva? Bagenda bananirana. None uko bargundagurana mu mazi, twe turi hanze y'Ikivu tugakeka, tuzajya no gukeka ko baba bari gukora gahunda. Kumbe kandi bari kugigira. Umugabo arimo arakiza umugore, ararohora umugore arashaka bataziranye. Urabyumva? Bataziranye, ariko twebwe hanze kuba ko tutari tuzi igihe bagereyemo tugira ngo ni sheri na shushu bari muri gahunda. Kumbe barimo baragundagurana, aranamunanira, biba ngombwa ko bamuzana ari babiri, haza undi kugira ngo bamuvanemo neza. Baramuzana batereka hariya ku nkombe.
asubiramo ariko noneho bwo bakajya bamucunga ntagere hahandi hakure yajya kugeramo hagati bakavanamo ari babiri bamutwaye mu maboko abikora gatatu njye nangira vuba ariko se finaruma uyu mugore biraza kurangira gute oya navuze se aba bahungu arabahemba nta ma escort ye ntabwo twumvaga ibyo aribyo twari tuzi ko baziranye abikoze ubwa kane urumva yajyagamo akicara gutya agatangira gutya ubu urumva ikivu kigira umuyaga mwinshi amazi akagira noneho aho kugira ngo amazi yaza niho twatangiye gutekereza ko yaba yasinze ntiyacungaga uko amazi aza hakabigeza agahita mukubitira no hose akuzura kandi wenda abandi bahita bagira bazamuka reka do agezemo bwa kane b'abahungu barambiwe nabo kandi bishakiraga koga byabazanye avanwamo umusekirite wahatiye umuntu ashobora gupfa nibwo twatangiye kumenya ko yari yaje kwiyahura bamukuramo ariko n'ubundi wabonaga afite n'ibimenyetso byinshi donc ukabyitirira ubusinzi ntawe ahita agatekereza ko ari ikibazo noneho bamuvanamo umusekirite amuvanamo wambaye imyenda y'akazi aramujyana aho bambarira mu rwambariro yambara akagakanzu ke k'umukara avamo noneho umukozi w'aho hantu w'umudamu aramwegera ubwo nanjye nagendaga ncamo mu bakozi baho ngaho barambwira ati uyu muntu ntago tumuzi nta n'icupa yigeze anywa aha ngaha niba ari ugusinda niba ari iki bari twese tureba gutya tumeze nk'uruhango zireba imasaka wa mudamu rero ukora amaho manza ari ushinzwe amasuku wari wambaye agapira gatukura aramwegera amaze kwambara aramutembereza naho umugore akagera umwe ngo yango ubuzima ngo buzibaserike ngo imitungo ngo nashaka yitware yose nibwo abantu batangiye kumenya ko afitanye ikibazo n'umugabo n'ubwo umugabo ntawe umuzi so bigaragara ko misiyo yari ukwiyahura agize ibyago bamukuyemo ariko nibyo bya bindi nakubwiraga ko urumva niyaguraga ko abagore kwiyahura kwabo barabanza nk'uruvu urubona bagatusha kuko iyo aza kuba umubwe ari umugabo wabipanze yari kwinjira hatari abantu cyane ariko yaraje ikivu cyuzuye abantu hakuno abantu bari hakuno abantu bari guhekenya yinjiriraho ko hari abantu bari bumuteshe bamufitiye impuhwe attention babahungu ntibaziranye nawe ariko babona agiye kurohama bakavanamo kabiri gatatu kane bigeze ku bwa kane ba nyiri business bati uyu murambo uguye aha byadukoraho bamuvanamo iyo aza ku mugabo raho bitandukaniye hirya hari izindi ntuzo kandi hirya ugana kuri marine hose umugabo se ko yaza akanishyura ubwato agahita akomeza yego agasavara agezemo hagati agasimbuka ntabyo kwikorera hafi reka da nuko birangira rero uwo mugore ntabwo twamenya aho ava niba yari yavuye hehe niba ari umunyagisenyi niba yari yavuye i Kigali niba ari hehe gusa umudamu ukiri mutoya ijambo yavuze yavuga ngo imitungo nashaka yitware niba yatashye agasubira mu rugo niba atarubamo imitungo se ngo ni iki oya ubuzima naburangije nuko twabimenye so ubwo suze n'abanyeshuri bari Rubavu ni benshi cyane abo twabonanye nabo tutabonanye nuko ubwo rero ibyo twari turimo twahise tubona mu bikorwa umugore rwose yari yapanze pa iyo abahungu batahaba ariko biramupfana iyo abahungu batahaba yari yagiye kuko ahantu yari ageze ntabwo ari kuhikura yego tumaze iminsi tuvuga kuri OVPR uburyo ifasha abantu by'umwihariko abakora umwuga w'itangazamakuru mu bibazo bagenda bahuriramo abantu rero kuri Twitter bagiye bahererekanya utuvidewo bakazana akayago bakazana akateo babisikana bazana akateo akayago bavuga ati umwe arahunze undi ari muri process zo gutaha ndavuga rero neza guhura na mwarimu izi case ndaza kumubazaho anadufashe anadusobanurire Theo avuga ko yamaze guhunga igihugu case ya Theo ifitemo angle nyinshi mu mutwe wanjye na n'ubu sindemera ko yahunze
ariko twaganiriye namubajije arabyemera mbaza na Oswa Kim yego nawe arambwira ati umutipe yaciyeho kesi ya Theo tuvanyeho urupfu rwa Noheli n'abantu ushize ba Oswa Kim bambaza ati wowe nta bwoba ufite naganiriye nta kibazo mfite cyane cyane ko amakuru menshi nyakora wo nduwa kabiri cyangwa wa gatatu yari aya mbere mbanza kwitonda cyangwa nkaca amarenga buriya ngiye ngira uburyo bwanjye bwo kuvuga ibintu ariko niyo nahuranyije nyine abantu bajya babyihanganira uwo munsi turi muri UPR kuwa kabiri nabonye indi verisiyo ntarinzi yego gusa nari maze iminsi kuwa mbere nyirago dukora ikiganiro nibwo twavuze tuti Theo arabundabunda nako titre wabigize ntagikorera muri studio ntagikorera muri studio kandi yayikoze imuhenze yayitunganyije imuhenze noneho ahantu yabanje gukorera ibiganiro nka bitatu bya mbere hari mu gihuru Oswa Kim niyo yambwaga ati nabonye ari gukorera mu mikeri ndavuga nti n'imishubi ariko tubanza gutekereza wowe ukambwira uti yahisemo kujya gukorera iwe nahariya ntihari iwe tubicera inyeri kandi ari urukonda mbona ari ibisanzwe azagera akagaruka cyangwa ari kudufera niko nabyita kumbe ibintu birakaze avuga ko aterwa ubwoba nimero zisanzwe zimuhamagara yego bagiye icyo gihe kuri etape dukora kira kiganiro abazenguruka urugo rwe ibintu nk'ibyo hanyuma abantu twari kumwe kuwa kabiri i Nyarutarama bampa indi verisiyo ubwo urumva icyo gihe yavugaga ko aterwa ubwoba n'abantu bashamikiye kuri wa muherwe wakekwaga ho uruhare mu rupfu rwa Noheli Habimana ariko byamaze kugaragara ko yapfuye urupfu rusanzwe ntabwo aribyo byanzinduye ariko nabyo ntibyambuza kubiteraho imetero nimbona umwanya urupfu rusanzwe rubanzirizwa n'ibi gusa kuba rusanzwe simbizi kandi ubundi urupfu rusanzwe mu Kinyarwanda ni urupfu rw'ikirago ni umuntu warwaye agasurwa agasezerwa agapfa izindi zose ntabwo zisanzwe ko no muri dushe ntabwo rusanzwe na stroke ntabwo rusanzwe ariko it's okay ibyo nta kibazo ubwo ikibura ni definition y'urupfu rusanzwe ni rumeze ruti sibyo se nzamutse hano umugongo ukaguduka wavuga ngo napfuye rusanzwe se nishwe n'umugongo wanjye ariko ntawe ukwishe ariko urusanzwe ntabwo ari urupfu rusanzwe ni urw'umuntu yarwaye akajya kwa muganga akanywa imiti bikananirana abavandimwe bakamusura cyangwa bakamusezeraho ni rwo rusanzwe uko niko udefinisa none se udefinisa wandusha iki erega ntukaborore si definisa ururimi urumva niyo suka yanjye ahubwo abandi barayinjirira ahubwo ikibazo buriya mu ndimi z'amahanga urabyumva mu kiganga bafite uko barwita ariko uwabishyize mu Kinyarwanda ntabwo akindusha by the way sibyo narakize ngifite impamyabushobozi sibyo yego uranyumva ndakumva buriya mu kiganga harimo detail ariko ntabwo mu kiganga bavuga ngo umuntu yaryamye ari muzima buracyarapfuye ngo babyite rusanzwe oya impanuka ntirusanzwe kandi no kugwa muri dushe ni impanuka sibyo se kuguduka uwo mugongo imitsi stroke imitsi gaturika ntabwo rusanzwe utarigeze ugera kwa muganga ngo ubone imiti ikunanire cyangwa inanire indwara ntabwo byitwa rusanzwe urabyumva ariko mu kiganga mu ndimi z'amahanga buriya bifite uko byitwa uwabishyize mu Kinyarwanda niwe donc yarebye ashobora kuba yararebye inyito yakumvikana cyane ariko hakeneye ibindi ntabwo rusanzwe dushe ntabwo isanzwe ibyo sibyo byatuzanye kubera iki ntacyo ndakwemereye ariko si twikomereza ingingo yacu
twari turi kwa Manirakiza Theogene. ariko Manirakiza twarimo tuvuga ngo abo yavugaga bamutera ubwoba ni abambari buriya muherwe kandi umuherwe babonanye. Noneho rero kuwa kabiri ndi Nyarutarama nabonye indi verisiyo imbwira iti Manirakiza ari mu kazi, hari abantu bamuhaye amafaranga ngo asebye uriya muherwe. Iyo ni verisiyo navanye hari Nyarutarama Yego. kuwa kabiri. Ati ari mu kazi, ati ni nayo mpamvu yirinze gufata amafaranga y'umuherwe, ati kuko hari urundi ruhande rwamuhaye arenzayo, ariko rutari urwo kwa Noheli nanone. Yego. Hagati atari umuryango wo kwa Noheli, atari n'umuryango w'umuherwe, abandi bashamikiye ku muherwe. Bashamikiye ku muherwe mu buryo bumeze bute butari bwiza. Butari bwiza, batagamije ko umuherwe akomeza kuba umuherwe, atakomeza guherwa. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Bagamije either kumucubya, either kumugabanyiriza amababa ngo atazaguruka cyane. Sibyo? Mbese no kumworoshyamo. Kumucubya nibyo byiza, kumucubya. Koroshya kumucubya. Iyo habonetse abashaka gucubya umuntu nuko uba wazanye amarere, ushaka kugera ahantu mbese wameze amahembe, wazamuye intugu, icyo gihe hagomba kubaho uburyo bwo kugira kugucubya. Gucubya mu Kinyarwanda bacubyaga inkono y'umuteke, abengaga ikigage. Urabyumva? Abengaga ikigage, procedure yo kwenga ikigage wamaje gusesha amasaka. Urabyumva? Uba ugomba gutegura umusemburo. Umusemburo ushigisha umusururu. Urabyumva? Wamara iminsi 2 wa musururu ushaka gukora umusemburo, wa musururu ukawusubiza ku ziko nta mazi ushyizemo. Urabyumva? Yego. Cyangwa ugashyiramo utuzi dukeya. None wa musururu ukajya kugeza ugakamuka, ukikonsantra. Gukamuka no kwikonsantra. Za litiro 20 ushaka kuvanamo 5 kandi utazimeni. Urabyumva? Urawucanira mpaka ukegerana hagasigara litiro 5 ntayimenetse. Kubyumva? Ndi kubyumva. Noneho uwo muteke, uwo musururu bacaniriye wari litiro 20 ugasigara ari 5. Yego. Bawita umuteke. Uwo muteke ni ugenda ukabika nk'icyumweru cyangwa iminsi 5 ukegerana ukavamo umusemburo. Hari nicyo bitaga intumwa. Umusemburo usigaje nk'umunsi umwe ngo ukoreshe, hari uburyo wawuvugururagamo nawo ngo worohe, icyo babyitaga intumwa. So umuteke rero ni uzamuka, hakaba noneho ukabufite akantu k'ibirere cyangwa k'ibishwanga, kuko utakora muri ya nkono y'umuteke, ukazamuka kumwe n'amatabira. Ariko amata ntago bayacubye, bahita bayaterura ku ziko. So umuteke wo rero urabira, ariko ukabira igihe kitaragera, utaragera kuri za litiro wari wapanze, ukawucubya. Kozama akantu. Ntabwo ari akantu kabonetse kose, ni ikiretso. Ariko kuwucubya wazamutse, gucubya kongera ukamanuka. Ubwo wapimishaga umwuko za litiro 20 zari zigeza, sibyo? Ushaka kwarura izigeza. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ugenda ushingamo umwuko wakaseho uturongo. Noneho byagera muri ka karongo, fata ko uyu wanjye ari umwuko, iki kiganza ari umwuko. Umuteke uruzuye ugeza. Sibyo? Iyi ni ingunguru. Uruzuye ugeza aha, ndashaka kwarura ugeza aha. Urabyumva? Kandi ingunguru igeza. Noneho umuteke wafata umuriro wa muteke warugeza aha, ukazamuka ukagera bena. Nkacubya. Yego. Nkacubya kugeza mbonye ugeza aha nkeneye gucubya. Gucubya. Wari utangiye kuguruka. Oya. Wari utangiye kumera amababa. Oya, manuka. Bakayapfuramo gake. Wari utangiye kumera amahembe. Oya, bakayaponsamo gake. Verisiyo rero navanye Nyarutarama kuwa kabiri yambwiraga ko Theo ari gukorana, yishyuwe cyangwa se ari umufatanyabikorwa w'abantu bashaka gucubya umuherwe.
iyo yari ishya kuri njye. Ibindi nabifataga ikiganiro nari nakoze, nabifataga urubiko ko navuze nti hari n'abashimye ngo natanze umugani w'umuntu wari wikoreye umunyu, vuga nti mutabare Theo, mwitabara natwe mudutabara kuko abaherwe bagiye kutumira bungure. Siko navugaga. Kwa kabiri mbona verisiyo yuko Theo afite abari kumukoresha bashaka gucubya umuherwe, hanyuma umuherwe nawe agashaka nawe kumukandisha inzugi. Hari n'ababimbwiye kuko Oswa Kima mpamagara hano ati wowe ntabwo ufite divorce bwo bwiki. Ubwo iyo verisiyo ndayirarana nyirana Rubavu, nyuma ngira ngo neje nibwo byagaragaye neza nabonye yahinduye studio. Na cya gihuru navugaga, cya gihuru ni cyano mu Rwanda, noneho mbona ibindi biganiro byakorewe ahandi hantu ho ntazi, nanjye vuga ngo natazi byo gushyoma kwa babana. Numva birakaze. None se kuko impamvu mbifata nk'ibikaze, abo bantu ko iyo verisiyo nari ifite yo kuwa kabiri, imbaraga abo bantu bari bafite zagombaga kurinda Theo ntibibe ngombwa ko ava mu gihugu, kuko izo mbaraga zarutaga iz'umuherwe. Urumva icyo natahanye? Ntabwo ati Theo ari mu kazi, shaka kazi katuma uva mu gihugu cyawe, ukajyana umwana wari ugeze adakoze ikizamini cya leta, ukajyana ugasiga inzu yawe, ugasiga studio urengeje miliyoni 10 wujuje itaramara amezi 3. Ako kazi sinzi ko gashoboka. Nuvuga ngo iyo verisiyo tipe nta utakatababaye, kuko urumva ari umuntu utayiminga iby'amaviza bo byo babyihorere, kuko yari afite amafaranga nkuko nawe abyivugira, nabizi ko niwe ndahazi, ntabwo ari ushaka viza yaca muri ibi ngibi. Kandi nta n'impamvu niba ari guhunga umuherwe akaba ari hanze akaba musanzeyo, ahubwo nibwo yamukanda neza. Urumva ibyo bintu byose ukuntu bivanze. Ari abavugaga ko ari gukoreshwa n'abaherwe n'abandi bantu bashaka ngo acubye umuherwe, abo bakabaye bamuhana protection ntayo, bigeza aho agenda. Ubwo byari byamurenze, buriya yari amaze iminsi myinshi ataba mu rugo, na kiriya gihuru ntabwo ari ikiwe mu rugo, kandi koko nabirebaga nkabona kiriya giti ntacyo agiriwe. Ndabyumva yari amaze igihe mu bwihisho, agera kuri finale avuga ko mu rugo we habaye ikibazo gituma atabaza adahari, batabaza abaturanyi, umukozi abatabaza abaturanyi, birangira abana bagize ubwoba ngo ntago turara mu nzu papa atarimo, ubwo niyayiherukagamo. Babwira nyina ati rero ati mubwire papa ze nibwo turaruhuka turasinzira. Hanyuma Theo abwira umugore nawe afata abana, basigaye babwiye umukozi ko babasohokanye ngo harimo ufite anniversaire, umwe yigira 18 undi akayigira 21, bagenda nk'abagiye muri anniversaire. Umukozi asigara azi ko bagiye muri anniversaire, kumbe bagiye basanze se. Harangira nabwo ati mushimuswe na sko wababyaye. So ngiye nkurikije rero hari ibintu bidashoboka, kuko icya kabiri iyo Theo aza kuba afite iyo akorera abo bantu bashaka gucubya umuherwe, yashoboraga no kwihangana umwana agakora ikizami. Iyo ni force majeure. Guhungana umwana wari utegereje exeta atayikoze, iyo ni force majeure. Ibindi byo wabita, ibindi avuga byo gusiga imodoka ku mupaka c'est normal, ibyo ni bisanzwe, ariko ubwo ari connecté n'abantu bagomba kuzayihakura, ntabwo ipfuye ubusa. Ikindi ntabwo ntiyateguye uko inzu ye izabaho uzayibamo, ibyo ni ibintu azakora ari hariya, ariko ni ibintu bigaragaza ngo si ikintu wakora ubeshya cyangwa ukina, kuko umwana buriya ni guhunga namara gutuza, uriya mwana nibwo azabona kumushakira ishuri, kandi ntabwo yamushyira mu ishuri atazamaramo umwaka. Porogaramu z'ibihugu ziratandukanye, niba yicara yimuka, uriya mwana ashobora kuzakora exeta nko muri 2028. Ni ikintu udashobora na rimwe mu bintu abantu bubaha, n'abantu ubona buzuza amazu
mu nkengero z'umujyi ntibagende, ni amashuri y'abana. Umwana wa primaire aba agomba kwiga hafi y'urugo rw'ababyeyi, uwa segonderi we umwohereza muri internet. None wamutwaye byagomba kugira gute? Icya leta kitaraho ejo bundi birarangiye, buri imyaka 6 yize ko nta hana kugira ngo upfe kubona ahantu hari porogaramu nk'iyo mu Rwanda. Cyari icya leta kuri porogaramu yo mu Rwanda, azagenda yige porogaramu nshyashya ahafi ashobora gutangira mu wa 4. Uriya mwana ashobora gutangira mu wa 4. Si ikintu rero wakinisha, kuko ubwo deja byamaze kwimarika mu mateka y'uriya, mu bikomere by'uriya muryango. Uriya mwana n'ibya corona turimo turabyibagirwa, twari tukibyibuka kubera abana bicaye umwaka. None uriya akubise hundi kubera umutekano muke wa se. Good. Hanyuma rero abandi mu kanya hari uwanyandikiye arambwira ati abaherwe ni ukubitondera. Ariko se buriya ni ngombwa ko abaherwe babitondera? Abaherwe bakora neza turabasuhuje, ariko ukora nabi please, ukora nabi niba imashini iry'umukozi ntumuvuze, niba umukozi ashobora kugwa ku kazi ntumenye umuryango we, tuzakuvuga kweri tuzaguteramo imetero. Kandi Theogene aragiye, ntabwo ahagaritse akazi, wenda nubwo agiye kure y'amakuru, ariko ntabwo agiye wenyine, aragiye ajyanye umuryango we n'igitangazamakuru cye. Nashimye ko yajyanye na kamera, ariko abandi barahari. Ubundi abakire mu fikiro gukora neza, urakora nabi, urarya amafaranga, urabura abakozi, urafata amasambu, uragira gute ngo baceceke mu cyago utazabateza umutekano muke. Tuzabavuga nubu hari urwo mfite rw'abakire babiri ba hano mu mujyi, bari yabishywa, baratsindwa mu urubanza urukurikiraho bigeze, uraburana n'umwishywa wawe ukanga kwakira imyanzuro y'urukiko, bagutsinza ahabanza, bagutsinza ahakurikiyeho, ugakomeza. Ubwo icyo gisigaye niki? Ni ugukoresha imbaraga z'amafaranga ufite, ukoresha inkiko nabi. Uri mu mitungo, urashaka ibintu babitinze, ukomeze usarure. Abo nzabavuga we ayinya, ubwo niba mufite amatsinda muyategure, nababwira iki? Muzavugwa kweri. Nubwo kugira inama umukire, arya bavuga ngo iki? Kugira inama umukire ngo bigira gute? Wa muntu w'igitarama baramukubise bamuvuna karavikire. Ariko naje kumenya ko uwo mukire nawe ntago byagenze neza iwe mu rugo. Niba atari we n'umugore, ariko harimo utakiriho. Good. Ubundi umukire muzima, iyo uzi ko hari ibyo udakora neza, imenyereze abantu bamenye ibyo ukora neza. Urabyumva? Yego. Umunyamakuru aze muri business yawe, aje kureba ibyo ukora neza, umuhe karibu, muganire. Icyo ni kimwe. Amenyeraho mu rugo, nihagira icyo ukora nabi, uzamugisha inama hakiri kare mbere yuko abyataka. Ejo sinzi umuntu twahuriye Rubavu ambwira ngo nzaje ni umupasiteri. Umupasiteri ngo ntuzamvuge. Ndabwira ntereka nzabuzwa n'iki kuvuga se? Nukora nabi nzakuvuga. Ariko niba ukora neza, uzame karibu muri paruwase yawe, ndebe ibyiza ukora. Nubona watangiye gukora nabi nabwo, uzabanza umbwire. Ni nizana nzaza nje. Ibyo nibyo tubwira n'abameya. Urabyumva? Niba uri umukire ukabaho, uri inkebebe, uriba, urarenganya abantu, nta burenganzira mu kigo cyawe, byarakunaniye ngo uhamagare umunyamakuru umwe cyangwa itangazamakuru ubereke ibyiza byawe. Niyizana rero azaza kureba. Ari umukire wundi uba hari ahantu naraye nciye, wajyaga akunda gutanga utuntu tuturibwa nyine ku banyamutuntu turaho. Ngewe nigeze kujyayo, mbanza kujya kurebaho
aho bakorera mu gikoni nibyo. So abakira kugira ngo bahangane n'abanyamakuru bakabaye baharanira 1 kubana nabo neza babereka ibyiza bakora, 2 kubagisha inama igihe hari ibyo bakoze bitari byiza, 3 rero umunyamakuru niyizana ntuzitege ko azajyana ibyiza. Aha reka mbigisha ubwenge, nubwo wenda mufite bwinshi bubahesha amafaranga no muri izo nzira zose, ariko buriya umunyamakuru ibyo ni ibintu bye, ni umuntu d'abord, numwereka ibyiza azabitangaza, nubona bitari kugenda neza nabwo uzamuhamagare muzajya inama, nka kuriya Kazungu yabwiraga ati genda uvuge ko utambonye cyangwa se uvuge biki, urabyumva. Nk'ubu nohereje umunyamakuru, hari umuryango witwa Dutera Imbere, ejo bambwiye ko ngo barataha isoko mu murenge wa Mbazi mu karere ka Nyamagabe, nohereje umunyamakuru, si byiza ni byiza, ariko niba ari amafaranga ntibambwire, nohereje umunyamakuru iwanjye mu bushobozi bwa KOP, urabyumva, bambwiye ko bafite ibyiza, urabyumva. Noneho niza kumenya iryo soko, nkajya muri finance nkareba amafaranga yarikoreshejweho, nkajya muri audit, bo batambwiye bati twohereza umunyamakuru kuri ibi nibi, nanjye ngira icyo mbategeka, bitangiye kugenda nabi, ninongera kumwoherezayo hari kuvugwamo uburiganya, nta bizaba byarangiye, nta garuriro bizaba bifite. Abantu bakabaye bamenyera kumenyekanisha ibyiza bakora, kugisha inama ku byaba bitagenda neza, ariko iyo utegereje izi etape ebyiri zikavaho, umunyamakuru akizana mu byawe, ntabwo azazanwa no kureba ibyiza. Reka mukire kira uri smart. Hanyuma Theogene ati hari ibintu bibiri, kumugirira nabi cyangwa se kumugirira nabi, kumwica. Nakubwiye ko kwica ni ibintu byoroshye cyane, nta nubwo bigomba menshi nk'ibyo nko kurema. Subira kuri ya sikire nakubwiye uko umwana asamwa, ariko kumwica akantu supaguru supaguru 200 ku muntu wakuze akonsoma yiga yishyura ahembwa akorera, supaguru finish, cyangwa impanuka igikamyo fini. Avugamo ibintu bibiri, icyo kwicwa, icyo kumutega ibiyobyabwenge. Nibyo nakubwiraga ko kugira nabi biroroha cyane, very easy. Bure 5 nubona nk'ubu ushobora kujya kwihagarika, bure 5 muri icyo gikapu, nkahita mpamagara Rweza Amenyo, mucunga uwo mutipe wambaye sandari fini, bakazisangamo. Iyo mbivuga mba ngaruka kuri kantu nakubwiye kubugwa neza tuvukana. Noneho ubugwa nabi, ubugizi bwa nabi bukagenda bwinjirira bugasumba ubugwa neza kubera ubukene, ubujiji, akarengane. Naho imyaka tubonanye si icyo gikapu simba narashyizemo byinshi ngamije kukugira nabi, nta mibare myinshi binsaba, bure 2 se nangaye. Kandi ntabwo umupolisi uzagufata azabanza kumenya ngo nakoze ku gikapu cyawe, azabanza asagipime ngo bamenyewe intoki zanjye biri mu gikapu cyawe egari ibyawe cyane, n'est-ce pas? Sinaba nguhamije se cyane. None ibaze nka Theogene arimo avuga ati sinjyana imodoka mu Kinamba ngo itazavayo bayishyizemo urumogi. Ngaho reba iwanjye aho ntuye ku muhanda rero sasa, ari amabuye yo kubaka yo kuzashyira muri jaride iriya mifuka, se buri munsi najya njya kuyirebamo, ari uwanaga kikagwa mu mbuga bakaza, ari uwaza agashyira muri iriya mifuka y'amabuye, ari uwashyira muri toilette. Ni ibintu byoroshye. Icyo cyo ni ikintu buri wese yagiye yicara azi ko guhimbirwa icyaha biroroshye. Gutegwa abagore, gutegwa amafaranga, gutegwa inzoga bakakunywesha, nibyo bintu ndi kukubwira, nibyo byabwenge. Iwanjye haba utubido turi hafi ya robine, umuntu ashobora kuza utubido 10
dutatu akongeramo dutatu twa kanyanga nese buri munsi ndatubara ishwe buri munsi se ndihumuriza uracekinga niba ari amazi kugira nabi ni akantu koroshye cyane nubona aha dukorera kwa padiri hari umusekirite turiho ishwe ishwe hari umusekirite turiho wapi aha none se tuzanye grenade muri icyo gikapu tukayishyira muri iriya vaze cyangwa muri iriya pubere padiri yabimenya wapi ishobora no kumaramo icyumweru ukazagenda ugatanga ubutumwa uti nyamara kiriya kigo gishobora kuba kirimo grenade ukaranga bakaza bakayihasanga padiri agakubitwa n'inkuba agatangira kubaza uyu musaza muzehe ko ari wahora byahageze bite padiri bakamunyata cyangwa kino kigo bakagifunga kugira nabi kandi koroshye cyane kandi ibyo byabaye iki kigo cyafungwa cyane urabyumva so abantu rero niyo mahirwe tugira ubugwaneza bugumaho indangagaciro zikaganza n'umuco kuba kibufite ariko pratikuma abantu bashatse kugira nabi buri wese yakubwira ibitendo nka 5 yakora ku munsi by'ubugizi bwa nabi ibyo rero Theogene yavugaga nuko nyine baba bagutagetinze nyine nk'icyo kintu cyo gutegwa ibiyobyabwenge umuzamu ryakote ry'umuzamu ari gukontorora ushyize munsi y'uburiri bwe yabimona yarimo areba ko imbwa ziziritse ushyize mu buriri bwe aragiye kandi ibyo ndabivuga nta n'umwe uhejwe kuri ibyo ntawe bitabaho uwo waba uri we wese nese buri wese niko aparika imodoka agasigaho umuntu uzi ko no muri parikingi kwa Makuza bashobora no kwishyira hagati y'amapine wagiye muri banki cyane none se ubwo icyo ubwo ndimo ndabivuga kugira ngo n'undi wese byamubaho icya kabiri bavugaga Theogene avuga ngo gutegwa minere icyo ntabwo cyapfa gushoboka icyo ntabwo cyapfa gushoboka yavuze ko kitashoboka kuri we ntabwo cyashoboka minere se gute erega ariko no kureba n'imbeshyere byaba byabaye ariko forensic laboratory irahari hari uburyo bwinshi bwo kumenya ko ibyo bintu byabaye no kubaza uwo mwana keretse wenda bafashe umugore wawe bakajya muri ariko ibyo ntabwo ari umukire wabikora ngo habajemo inzego za leta muri NIDA gukora iki bagakoresha irangamuntu yemeza ko uwo muri kumwe atujuje imyaka ibyo rero wazabiburana bigagufata ntera ndende ngo byasaba kujya gushaka n'ifishi ya batisimu ariko NIDA ni ikigo cya leta ntabwo cyajya muri ibyo centre de santé ifishe y'ikingiro uribuka kesi y'umugabo witanga niba ari sibo mu Bugarama wa wundi basanze muri rogi ari n'umwana wiga mu wa 2 bakamuhururiza ariko nawe ngo hari warigeze guhururiza uramutipe ufite izina ritari rya gikristo uramutipe ufite izina ritari rya gikristo yigeze kujya kwirira k'ishyamba hariya muri meme rogi muri ako kabari muri ako kamoteri ko mu Bugarama noneho uwo nguwo ufite izina ritari rya gikristo agiye kurya akantu uwo Sibori amubonye arahuruza ntabwo yahuruje yabwiye umugore we araza baramubwira ati ni hariya kiriya cyumba nimero izi n'izi ni mari umugore atera intebe kuri icyo cyumba byose arabyumva barasotse umugore ati ndagufashe ati none turakora iki se kumfashe ati kumfashe se nyine hari ikindi se nawe urabishaka se tujyemo ati mbwira ahubwo urimo urankereza mbwira umwanzuro wawe mbwira ndihuta mbwira ndihuta ati ko numvisha mujya kumera kimwe cyangwa nakurenze umugore abona ahubwo umugabo ntacyo bimubwiye ariko umugabo ahita agaruka yicarana na ba bagabo barimo uwo Sibori barakomeza baranasangira ariko aza kumenya ko ari Sibori wahamagaye umugore we urumva bageze mu rugo icyo urumva niba umugore
umugore atarabonaga ari ibintu byahita bizana gatanya kandi akabona umugabo afite sanfurwa baratashye yaramutegereje yego baratashye bamaze kwiyunga basabanye imbabazi mu rugo not mu buyobozi basabanye imbabazi ntabwo ati n'uyu wambwiye yego nabura bazi ayinya bari abantu bafite amazina ayinya ja kubita agatoki ku kandi noneho Sibori nawe agiye kugira uko yigenza ubwo arashize igihe azi ko wa wundi yabyibagiwe byarangiye noneho sasa Sibori ajyanamo umwana wa mugabo ahita ahuruza n'inzego barabatwara n'amashuka icyo basize ni matora n'amashuka banagamo yamazemo ibyumweru 3 agezemo hatangira wa mugabo yashaka kumubabaza ntabwo yashaka bamufunge cyangwa bagire kumubabaza mu bya kashi bajya gushaka nyina w'umwana saba miliyoni 5 hakaza undi muntu umugore ufite umugabo wo mu nzego ziri muri dosiye nawe bajya mu biciro bagenda bananiranwa bagera aho bemeranya urabyumva bamaze kwemeranya urabyumva haboneka ifishi y'ikingiza yo kwa muganga yemeza ko wa mwana yujuje imyaka kubera iki umugabo ibyo bamusabye yabitanze sibyo nuvuga ngo ikimenyetso cyashatswe nyuma y'icyaha unyumvira inzego dufite ifaranga ryariwe gusose nawe bamubuza kuba yakurikirana abamubeshyeye ukibaza ngo ubundi kuki bamujyanye bataramenya imyaka y'umwana ariko izo demarishe zarabaye umugore wa Sibori ariwe banegosiya na nyina w'umwana baremeranya yamazemo ibyumweru 3 ngira ngo yagiyemo ari nko ku itariki 8 avamo kuresha no z'ukundi kwezi ariko turaho ari uwatanze iyo fishi araho sibyo ari wafashe Sibori araho nka ibyo bidahagije ntabwo ifishi y'ikingira yonyine ihagije erekana igitanda yaryamyeho abyara ariko ubwo bagira ngo ntabwo tuzi ubwenge urerekana ifishi yo gukingira uterekana uko umwana yavutse ibyo byose ubiteye ibimetero wasangamo imizinga yavamo imyibano urabyumva ariko ndabizi ko nagahezo ko ifishe ku mwana utarafata irangamuntu ifishe yo gukingira niyo yonyine ariko haba niya batisimu haba na fagitire y'ibitaro umwana wa 15 u Rwanda mu myaka 15 ubwo ni muri 2010 sibyo se muri 2010 data zarabikwaga wabajije uko yavutse ryari aho kuzana ifishe ya batisi icya kabiri forensic yakaba inapima ngo iyi fishi nuko nyine ari Bugarama ni fishi yanditswe ako kanya umuti w'ikaramu barabibona ariko byarangiriye aho nyine ariko Sibori nawe yari azize umunwa we ni kimwe none we yavugaga iki urumva ni akantu hagati y'abantu niyo mpamvu n'inzego zabyoroheje n'iryo faranga rigasohoka ariko umuntu yari arimo amwihimuraho bo muri bake nta cyaha cyari kirimo ufite n'umunwa hishyurwa umwenda baramuhannye kubera umunwa we zimuvamo nabyumva ariko nta cyaha cyabaye so icyo bishaka kuvuga rero abantu babyumve ntago ndi kwigisha abantu gukora bibi ariko gukora bibi biroroha cyane kugira ngo umuntu atinye ikinamba none se igipangu cyo wakubaka se ubwo se nijuru warisakara hari ngaho ibaze abantu bose bahiganwe kugira ngo habaye umukwabo polisi ivuze ngo iki cyumweru nicyo gusaka ibiyobyabwenge mu bipangu igipangu utarenze umufuka w'urumogi ngo kigwe ugwe muri jaride nibingahe hari bisakaye se yishwe aha hanyuma se ibipangu bifite abasekirite bazeguruka buri munsi bakamenya ngo iki ni igiki bangana iki bivuze ngo buri gipangu cyabonekamo umufuka w'urumogi hari n'uwaza akarutera iwawe bakaza bagasangamo ibiti bati wararuhinze kandi nudukise nuko yanyagiza ingemwe uri inyuma y'igipangu ukanaga bagahingira kigakura batakarabo keza buri gipangu cyajyamo umufuka w'urumogi
buri gikapu cyajyamo amabure 5, buri mufuka wajyamo bure 2, urabyumva, buri modoka yajyamo ibiro 5, ngaho ziri mu binamba za zindi ziba zira. Amahirwe tugira nuko ubuzima twanyuzemo turimo gucura imigambi mibi ari nayo yoroshye, tubiha umwanya muke. Naho buri wese avuze buri wese ku munsi yabona 5 apangira. Ariko nanone iyo bivuze ngo umuntu atekereza gupangira umuntu runaka, n'abakurikirana ikibazo bakabaye babanza bakamenya ngo asanzwe abibamo. Ibaze umuntu ntanywa n'isigara, kuva yabera ntaracuruza urumogi, nta rumwe, bure 2 nizo kunywa, wenda ibiro 5 yarucuruje yabuze ibindi akora. Inyungu zava mu biro 5 by'urumogi zaruta ikiganiro gifite views 30,000. Ibyo ni byo umuntu yakabaye areba, yabigeze mate. Kugira ngo ugenze ibyo bintu ugera ahantu umenya ko umuntu yaba yabeshyewe, nibyo bivuna abantu. Niyo bikunze bikunda waramaze kurengana. Nakubwiye case ya Dr Pascal yakijijwe na kamera y'umuturage. Sibyo se? Umwana yaguye mu kidomoro cyo kwa kanaka, kandi kanaka yatinze kujya ku kazi, finish. Niyo statement yari ihari. Ariko barebye mu makamera babona dogiteri asohoka mu gipangu, umwana agihari. Baza no kubona isaha umwana yagiriye mu kigega. None se aho hatari kamera, sinakubwiye kese bamutamo nyine. Oya yararimo nyira kumuhezamo. Ariko nakubwiye kese Ibyumba, umugabo nawe ni n'inshuti yanjye, twajya dusangira, nanamusabye kujyaza tukiganirira arabyanga. Uwo mugabo abantu bari bamufitiye ishaza, atereta abagore biriwe mu bipangu, abazanira za shokora, amabombo n'ibitabo bya Nude urayizi? Abagore bayikunda kubi. Nude ntabwo yizi? Ikinyamakuru cyitwa Nude ntacyanze wavutse cyaracitse, ariko hano kuri Mirikorine kirahari. Akagira Nude nk'ebyiri agenda bungana, umugore yasanga uri mu rugo akakagusomera ugafashwa, kuko yavugaga Nude ivuga iby'urukundo. Bigeze ku bagabo nka 5 rero, umugabo baramupangira ngo bazavuge ko yafashe umwana ku ngufu, bamukatire burundu. Bakina umukino nabi, ndabidari kubwiye kuri polisi ari yakuruyaga Ibyumba. Bavuga ngo umwana, ngo uwo mugabo yafashe umwana ku ngufu, batabwiye umwana, batamweretse uwo mugabo, batamweretse umufashe ku ngufu. Kubw'amahirwe ribu yari itaraza, igira ngo hari abagenzacyaha bo ku rwego rwa polisi, bahasanga ari ubugenzacyaha w'umuhanga udafite n'ibindi bintu uzi, nuko nubwo butike mu baturage bibamo. Ati sawa, wa mugenzacyaha mu gitondo kwa 3 munsi y'isoko ry'Ibyumba azana wa mwana, uwo mugabo bari bamutayemo, yarayemo aho mu gikari muri kasho. Bazana umupolisi wari wakiriye dosiye warayizamu, amaze gukuramo imyenda agiye gutaha yambaye civile, nawe baramuzana. Bazana ubwo umwana yari akiri mu biro bamuganiriza, bazana umwarimu wo mu gacurabwenge wari usunitse igare agiye ku kazi, bati parika iryo gare aho, baramuzana. Bafata n'undi muturage w'umuhondo wari ujyanye igitoki mu isoko, gahagararaho, 4 babashyira ku murongo. Wa mugabo ukekwa, umupolisi warayizamu, umwarimu wo mu gacurabwenge n'umuturage w'umuhondo wajyanye igitoki. Babwira umwana ati umva ngaho ngwino muri aba bagabo bane twereka uwagufashe ku ngufu. Regenda no kuri wa mupolisi ngo ceki, abari bacakira barumiwe, umusenza barusimbutse atyo. Mazana nyuma bageze kubufungira utundi tuntu, ariko urwo yararusimbutse baydiya. None se niba ngahe mu kugenza icyaha afata uwo mwanya ngo atere izo metero, bamufatanye n'umwana afi nibi, bakareba umwana aheruka kubikora ryari, nturebye yabikoranye nande, reka da ibyo. Ariko iyo ni imitwe ishaje, hari n'abandi bantu bagiye bagwa muri ibyo bintu. Nigeze kumva wari gitifu mu Bugesera, nigeze kumva umugabo wari directeur mu Ruhango ubu yaranipfiriye, bamufatiye ngo Kacyiru, ahakurwa n'umugore. Izi kesi zarabaye nyinshi cyane.
so Theogene kubivuga icyo yavugaga ko kubana kumutega umwana mineur ntabwo byashoboka kuko nawe arabizi kubyisobanurira urabyumva yego Theogene urwego umunyamakuru umenyereye urwego abariho nawe yafasha mu kubaza wa mwana ukekwa muziranye ryari ugira nimero ye mwamenyanye mute birahagije ese dufite abantu bajya muri izo metero wapi twamupimye dusanga heruka imibonano yandi ejo baduhaye n'urundi rugero rwa umupadiri bavuze n'izina rye padiri watanze lift ni ibyava ariko na kera barabikoraga yatanze lift ayi umukobwa amuvana nkaha amugeza nko ku Ruyenzi umukobwa avuyemo avamo yiriza ngo padiri ngo aramurongoye ntiyamuha amafaranga dosiye barayitangira ariko uyo ngiyo manzi itandukanye icyabaye niki basanze padiri amaze iminsi 3 akorewe circoncision afite ibipfuko ku gitsina urabyumva nkaho ibyo bidahagije iyi case impamvu yo bayitubwiye nuko na wa mukobwa yahise abura amaze kubeshyira padiri kurumva yaramusebeje urabyumva hari hasigaye kujya kureba ubundi kera byo byarabaga bakabeshya iyo laboratoire itaraboneka ariko pro mama ntaho wabicikira ushobora kuvuga ko ikizamini gihenze kandi Theogene yakiyishyurira nanjye nakiyishyurira ntago wankangisha ngo turafata ibyandiko gusa ibintu byanditse kandi ngewe ndahari n'uwo arahari bashobora gupima bagapima ngewe bagapima n'uwo bagahuza niba ari nge winjiye muri uwo ariko turabyira abatanga ahamya bavuze gutya ibintu byo gutegwa umugore we bamugutega mukuru akavuga ko bamufashe ku ngufu nka Shadibo sibyo yego icyo kirashoboka mwemeranyijwe ku neza rwose mukanya akaba ati yafashe ku ngufu ariko gufata ku ngufu umuntu mukuru ntabwo imyaka yabyo ntabwo igize nabyo byapimwa kuko abana bo hari igihe bavuga wenda ngo ntabasha kubisobanura ariko umukuru we wamubaza mpaka yivuyemo mpaka bisobanuye yabisobanuye ubundi ngende umugenzacyaha nabana babaza n'ubwa mbere umuhaye icyo nicyo nabanza nkakubaza hanyuma kuki none byiswe ingufu yamatirije nye ntabwo nabishaka kutavugije induru uri mukuru abana bo barashuka yamfunze umunwa iki yamfunze umunwa ariko ubwo sinza akandi kantu nibutse oya umunyamakuru hari umunyamakuru nohereje Karongi nawe uri gukurikirana tumeze nk'utwo two gutegwa abana abagore ariko pratikoma icyurumogi cyo cyangwa kanyanga cyangwa ikindi kintu kitemewe ntawe uzagicika dore nuko amafaranga bayasanze mu modoka ya wa muvisi meya nyirayo yigaramiye hari abashyizemo ubwenge ubundi niwe bagomba gutwara mbere ariko barebye communication zabaye wazanye amafaranga yavuganaga nande ntago barebye ngo tuyasanze mu modoka yandi niyo mpamvu n'icyo gikapu cyawe shyizemo bure byasaba ko babanza bakareba bifata umwanya abantu babeshyira abandi rero Theo nyine ararusimbutse hanyuma ibijyanye ngira ngo mu byo yavuze avugamo Nzizera ko ari we woruganije ikipe yo kujya yicara ihiga abantu Theo yavuzeho ngo babashakira ikipe ubwo ni ikipe ubwo ni Nzizera wayitraininze Nzizera twahuye rimwe oya kabiri rimwe muri banke ubundi ahantu ku kabari Kicukiro abantu bose batekereza gutyo iyi muti ni ugukora neza d'abord gukora neza ukabyereka itangazamakuru hanyuma wabona ugiye kunyerera nabwo ukaribwira turi abantu bakuru babyumva either tukakugira inama ukabikosora bitaraba cyangwa tukakugira inama yo kubinoza yo kubigorora byaramaze kuba tugafatana na gahunda wenda ko tutari bubitangaza icyo kirashoboka ariko ni nizana aka kantu bakumve ni nizana ntabwo bizaba bigishobotse buriya nuriya mukire yarakoze kwakira Theogene ahubwo mwango ugenda uvuge ko tutavuganye so ni ibintu bikaze cyane ubwo rero ni isomo ku bakire ntabwo mukize byo kugira ngo muhungete abantu icyo cyo rwose je regrette
umukire n'ukora neza. Nshima umusaza witwa Kayombya, yigeze kugira abantu baje. Kayombya ni umukire wa kera cyane rwose. Bigeze kunzanira ikibazo yari yagiranye n'abantu nk'abakomisiyoneri yari yaranze kubahemba, baraburana babona biranze, bazi iwanjye nawe turanavugana. Yarananyemereye ko bazahurira, nzabashyira mu kiganiro ari bamwe bari kumwe, ariko birashoboka ko byarangiye bamutsinze. Niyo yarabishyuye niba atarabishyuye simbyibuka neza, sindabimenya neza, kubera ko uwari wanzaniye ikibazo yaje kugira ikindi kirego muri kiri penale. Ubundi ibyo byari ubucuruzi, yagize ikindi penale n'umugore we baramukatira. Ngo rero nta makuru mfite neza, ariko nka Kayombya icyo gihe shima ukuntu yabyakiriye, ntamuhamagaye, ni nawe wasabye ngo ahubwo uzaduhuze kuri kamera. So rero ubwo se abo bandi bigira abaherwe mwakize imbere ya Kayombya kwacisha makese ngo maraje ngewe rero shaka mbabwire, umuntu yanyandikiye ngo ntukujya twirinda abaherwe. Nta muherwe nzi, sibyo? Iyo nkubwira ko na Dangote ntamwemera kuko nzi ko Elon Musk ahari cyangwa Bill Gates. Uri umuherwe ku giti cyawe. Umuherwe muzima nuwubatse umudugudu, nuwubatse amashuri, nuwashinze igitangazamakuru, nufinansa imiryango itari ya leta, nufasha abatishoboye. Ubuherwe bwawe bwo gushinga amakipe yo guhiga abanyamakuru nta muherwe ukurimo. Nakugira inama yo kubireka, nunabikomeza inyuma yawe ejo hawe ntabwo ari heza, kuko uzaba ugaragaye. Kuko nk'uyu muherwe wa Theo ari ibyavuzwe, ubundi ntiyari ku rwego rwo kuba yavugwa bigeze hariya. Ari ibyavuzwe, ari ibyo akekwaho, ari ukuvuga ngo aragiye n'umuryango wose. Ubuse urugendo rutunguranye, nta mwana urwaye ugiye kuvuza, nta mugore, ubuse we none hameze neza. Wenda nuko yari yasize ikipe, ariko gukira kwiza ni ukugira bukiza, ni ugukora neza. Nakubwiye urugero rw'umukire nuko yahise apfa. Nari mfitiye ikirego, nari mfitiye ikibazo, umuturage wacitse akaboko agaciwe n'imashini ikata ubwatsi mu ifamu y'uwo mukire. Narimo nkibishakira ibirungo mbyoruganiza neza, ndamwihorera. Urumva nawe ntabwo nakwirwa nanamuvuga rwose. N'abana be batuze, ariko uwo muntu arahari Nyagasambu. Ahubwo nibashaka, imyaka ibaye myinshi, nibashaka kuba bagira icyo bamufasha kubera ko akoresha akaboko kamwe, bazancaho mubashyire mubereke, bamuremere, ariko kubatangaza narabyihoreye. So rero gukira kwiza nuko